Muri iki sha? No ntago muri iki? Oya vuga neza. Ete murayizi? Ndayizi. Ni ikora iki? Ni radio igaragaza amashusho. Nk'umuntu ufite imyaka 45 ubu ngubu yaba yaravutse ryari? 1993. Urahoza n'umugore akahoza. Hoze cyane. Ndahoza. Wahoza kimwe nkahoza bibiri. Mvanga. Ukajya mu gikombe uti. Ariko ntago njya mu gikombe, fata igikombe. Utaza kujya ngo njya mu gikombe abantu bakajya ngo ndi igikoma. Fata igikombe nkahoza ngewe igikoma. Sekanya guseka. Ese ko bamusi wambeshye nguzaza kunsura amaso kabareze kwiremba. Ntago nakubeshye. Njye nari mfite gahunda ikomeye. Kandi uziko ndashaka kubeshya. Ntago ushaka kubeshya rwose. Umva rero. Bye. 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 Bye bye. Bye sha. Bye bye. Bye. Angare. Wata bokara mugani machera.